bishop yarihawe nande, bishop yarikuye he, ninde wari mubatije yariherewe, kubera iyo myumvire kandi izanwe n'umuntu umwe. So rero ngira ngo ibi ngibi yo ubuyobozi buhise bufata bugakuba banoza, bamara kubinoza bakabizana RGB ikagenzura ikareba niba ari n'ibyo byangombwa bashaka kuba bakongeramo bakabishaka bakabyongera. Abamugambaniye ngo nabagiraga gute, ibyo ngibyo ntago ari ukuri rwose, muzajye mubanza mutohoze neza mbere yuko muvuga. Yes, reka nagere ngusuze cyane, reka nkwifurize ikaze nanone kandi wowe ubana natwe mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tugenda tukugezaho. Imana y'amahoro ikomeze kugenda ikuduhera umugisha uri hirya no hino mu bihugu bitandukanye muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange. Mwese reka tubabwire ngo Imana ikomeze kugenda ibaho umugisha kandi ikomeze kugenda yagura imbibi zanyu, ibikorwa byose mukora bya buri munsi reka tubabwire ngo Imana ikomeze kugenda ibisukamo amavuta ndetse n'umugisha. Ntabwo turi buze gutinda cyane, uyu munsi turagaruka n'ubundi kuri Gafaranga cyangwa se Bishop Gafaranga ndetse na madamu we Annette Murava. Hanyuma kandi tuze kugaruka ku muntu bita Pastor Julienne Kabanda cyangwa se Julienne Kabirigi Kabanda. Ngira ngo abangaba turagenda tubagarukaho by'umwihariko, ariko tukiri hejuru turagaruka kuri Gafaranga cyangwa Bishop Gafaranga by'umwihariko. Tugenda tugaruka ku muntu bita Antoine Rutayisire. Ngira ngo birashoboka cyane kuba wenda Bishop Gafaranga wenda ari amazina wenda tiswe n'abapasteri cyangwa se nkuko tuzi wenda ngo ba apotre runaka, ba pastor runaka, ba profete runaka. Ngira ngo rero aha ngaha tuvuze ko yaje nawe agasa nkaho amushyira hasi ntabwo twaba tubeshye, kuko we yaje arivugira ati kuba ari Bishop Gafaranga, Bishop yarihawe nande, Bishop yarikuye he, ninde wari mubatije yariherewe he. Ngira ngo ibi ngibi uko byagenda kose, ngira ngo uyu musaza Antoine Rutayisire ni umuntu dukunda, ni umuntu ugira ubusesenguzi nanone buri ku rwego ruri hejuru. Ariko nanone hari ikintu nanone abantu bagomba kwibaza, birashoboka wenda kuba Bishop uyu nguyu Gafaranga birashoboka rwose kuba yarakoze ibyaha, akanakora n'icyaha kinakomeye pe, icyaha gikomeye cyo guhohotera igitsina gore, kandi azi buryo ki umugore yubashywe muri iki gihugu. Sibyo wenda no muri iki gihugu cy'u Rwanda umugore ahantu hose ari abagomba kubahwa, kandi akubahwa koko bitarimo imbereka. Ngira ngo rero aho ngaha kuba uyu Bishop Gafaranga yarakoze ikintu twavuga nka ereri, akaba yashyira umugore we ku nkeke, ngaho gushaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina atabishaka, ngaho kugerageza kumwica Imana igakinga ukuboko, birumvikana wenda no kumutoteza bya hato na hato, ibyo byose ntago byabura. Ariko nanone uyu nguyu Antoine Rutayisire nanone ni umubyeyi twubaha kandi twemera. Ntago ngira ngo ndabizi abantu benshi bitwa ba apotre, ngira ngo turabazi ba profete, ngira ngo ingero zirahari. Ntago bivuze ko ari abantu bayabise cyangwa se ari abakozi b'Imana, ariko buriya icyo nzi cyo umuntu wari wese mu gihe yumva hari icyo ashaka kuba cyangwa se hari icyo ashaka kwitwa ntacyo bitwaye. So rero niba akoze amakosa cyangwa se agakora ibyaha, ntago izina profete ntago riri buze kuza ngo rize umuntu arigendereho amushyire hasi, kuko umuntu bita Gafaranga na Bishop cyangwa se n'andi mazina ye muri rusange ni ibintu bitandukanye. Izi saha no kuvuga ngo tuvuge wenda nk'umuntu ukora nko mu nzego z'umutekano cyangwa se mu rundi rwego runaka aramutse akoze icyaha, nuko ngo bakurikirana nyiri icyaha ntago bareba urwego akoramo. Ngira ngo tuze kubyumva neza. Bivuga ngo rero Bishop Gafaranga izi saha tuvugana ntago Bishop ntago ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni icyaha yakoze kandi gikorwa n'izina ry'umuntu runaka. Kuba rero Bishop ari Bishop ntago bivuze ngo umuntu yamurimira hitaka cyangwa se ubwo bivuga ko
waba umusonze nyine waba umufashe ukamusonga nk'uko abandi nyine bagira gute, nk'uko abandi wenda bagenda bongeraho ibyabo, abandi bakongeraho ibyabo. Ngira ngo rero ibi ngibi nabyo byasa nkaho nanone bishobora kumvisha ikindi kintu kitari cyiza. So rero kuba Bishop Gafaranga yarakoze ikosa, yararikoze kandi rwose yaranarikoze cyane, yahemukiye n'abanyarwanda. Kuko buriya igitsina gore ntago ari umuntu wo kuza gufata ngo wirirwe uzengereza, ngo umufate wirirwe ushaka kumukoresha ibyo wiboneye. Ntago ibyo ngibyo byashoboka, na nubwo leta yacu yabyemera. So ngira ngo rero ibi ngibi kuri Bishop Gafaranga ahangaha Antoine Rutayisire urumva nyine nawe niko ababyumva. Ariko nidusubira inyuma nanone turaza gusanga n'abitwa ba Bishop cyangwa ba pasiteri cyangwa ba apotre babihagazemo kandi banabyiswe, babifitiye n'amatitire, usanga n'ubundi nabo bakora ibyaha. Ngira ngo gusa ikigomba kumenyekana cyo nuko yakoze icyaha, kandi icyaha yakoze uyu nguyu niwe uzakibarizwa, ntabwo kizabazwa Bishop, ahubwo kizabazwa Gafaranga. So rero nta mpamvu yo kugira ngo umuntu amucireho iteka, ndumva atari ibintu byiza cyane. So ngira ngo rero ingingo reka yo tunayiveho kuko ntabwo byari ngombwa cyane, ariko nanone umuntu abagomba kugenda bigarukaho. Buriya bari ababyeyi nibo tuba tugenda dufataho impanuro nyinshi, nibo tuba tugenda dukuraho ibyitegererezo. Rero ntabwo nanone bari sawa, umuntu abagomba nanone kuza akavuga ukabyumva. So hanyuma rero reka twigire kuri Pastor Julienne Kabirigi Kabanda. Ngira ngo uyu nguyu nawe ni inkuru irimo kugenda ikomeza kugenda igaragara hirya no hino, ariko abantu benshi bagiye bagaruka kuri ifunga ry'iyi ministries ye. Ngira ngo iyi Blessroom Ministry abandi bagenda bavuga ngo abapasiteri ngo niwe bamugambaniye, abandi bagenda bavuga ibintu bitandukanye, ariko nanone bagenda bagaruka bavuga ati kibabaje yari yaratse inguzanyo muri banki yo kugira ngo agure ikibanza, agure ubutaka, kandi ubwo butaka ngo yari yaranabuguze. Hanyuma ngo yashakaga kubakamo amashuri, yashakaga gushyiramo n'urundi rusengero. Urumva mu by'ukuri yashaka gushyiramo urusengero kuko Grace Rumucaci urumva bakoreraga Nyarutarama, ndakeka bishoboka rero kuba hari ahantu bakoreraga atarahaba, hari wenda bakodeshaga, ntago mbizi ngo muri comment muraza kutubwira. Hanyuma rero hari amakuru yagiye avuga ngo hari abapasiteri bamugambaniye, ariko nyamara mu by'ukuri wajya kureba ugasanga ibi ngibi ntago ari ukuri. Ngira ngo iyo umuntu yahuye n'ikibazo nk'iki ngiki abantu benshi bagenda bivugira ibintu bigiye bitandukanye, ariko ngira ngo RGB mu itangazo yagisohora yagiye ivuga ko mu byo bagombaga gukora gusenga bitari birimo mu mategeko shingiro yabo, ngo ntago gusenga n'ibigendanye n'ivugabutumwa ngo ntago byari birimo. Ngira ngo twagiye tubona ibiterane bikomeye muri za BK Arena naho ngaho za Nyarutarama aho bakorera. Urumva ikindi none kinakomeye uyu nguyu wenda twavuga ko ari nacyo yazize gikomeye, no kugenda agaragaza buryo ki niba wari ufite sida uragera hariya hita ikira mu izina rya Yesu, niba warinjije utazi gusoma no kwandika rwose uraza kuhava. Ibyo byose wabimenye ngo kubera umwuka wera, kandi murabizi neza ko ibyo ngibyo ari ikosa. Nta hantu na hamwe twigeze tubona umuntu yigeze amenya inyuguti cyangwa ngo abyuka azi gusoma no kwandika atarabyizi. Nta hantu twigeze twumva ngo umuntu yakize sida. Iyi sida simbizi, nge ntago mbizi. Hanyuma ikindi kintu gikomeye ngo abantu bari mu mbago bagomba kuvayo bakize. Ese koko birashoboka ko umuntu yava mu mbago atagiye kwa muganga? Byumvikane ngo we yari yatangiye kuzajya narengera, ugasanga arimo arigisha ibintu bihabanyije n'amategeko. Sibyo no kuba bihamanyije n'amategeko yo mu macaci cyangwa se y'aya mategeko shingiro yabo, biranahabanye cyane kuri leta y'u Rwanda, birahabanye. Aho ngaho uba warengereye. Ntabwo twatinya kuvuga ko uri nka babandi bavuga ngo nimuture mu izina rya Yesu Imana ikora ibitangaza, ngiye kugushakira visa, dore uragiye, dore akazi karaje mu izina rya Yesu. So ntabwo twabura kubivuga, ahubwo ni amahirwe niba batanagufunze usigara ushima Imana, kuko ibyo ni ibyaha. Kuko mu by'ukuri niba ubwiye umuntu ngo nujye gusenga aha ngaha, niba ufite imbago urahava zavuyemo.
niba utazi gusoma no kwandika Imana irakora ibitangaza. Ubwo birumvikana niba nta n'umugabo ufite urahava wamugize, niba nta kazi ufite urahava ugafite. Ibi ngibi byose rero ngira ngo ni bimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora gutuma RGB ishobora kuba ihagaritse, ariko nanone hari ihumure yuko hari ibyo bashobora kuba bakora, bakaba bagira gute wenda bakaba bakongera bagasonerwa, bakaba bakongera bakagaruka ku kibuga, kuko birumvikana wenda guhana umuntu kumufungira ntago ari cyo gisubizo. Nanone ushobora kuza ukamubwira ati dore ngibi byo wazize, rero mu gihe wamaje kubibona ngwino ca muri izi nzira ubigenze gutya, ubikore gutya, hanyuma wongere ugire gute, wongere ukomorerwe. Ibyo ngibyo birashoboka. Iki ngiki kandi impamvu gishoboka dushingiye ku buyobozi, dushingiye ko dufite ababyeyi bacu bumva abayobozi, byanga bikunda kuba bamuhagaritse cyangwa se bagashyiraho ingufuri si ukumwanga, ahubwo ni ukumukebura. Na ndetse ni nabyo nagiye mvuga, ni uyu nguyu yabaye intangarugero n'abandi barebereho. Ibi ngibi ni nk'ishuri cyangwa se ni isomo buri muntu wese aba agomba kwiga. N'umuntu wese wari ufite wenda ayo magambo gushishikariza bigendanye muri ubwo buryo akaba yabihagarika, kuko iyo ugiye kureba nyine usanga ko ari ibintu bishobora kuba byagumura abantu. Ugasanga niba hari ukuntu bari bamaze kugira imyumvire igendanye no kuba barwara bakajya kwa muganga, oya tuzajya muri Grace Room Church. Niba wenda akoze impanuka nkaho yagiye kwa muganga, oya ndajya muri Grace Room Church. Dore mfite ibibazo bitandukanye nta mugabo mfite, ndajya muri Grace Room Church. Usanga mu by'ukuri usanga abantu barimo baragenda bahatakariza n'ubuzima kubera iyo myumvire kandi izanywe n'umuntu umwe. So rero ngira ngo ibi ngibi iyo ubuyobozi buhise bufata bugakumira, hari icyo bita gukumira icyaha kitaraba. Ngira ngo twagiye tubona amavideo y'abantu bagiye batandukanye, turavuga tuti se mwuka byaramwe ibi ngibi mu Rwanda birahari. So rero ni nkabiriya nyine wabanga leta iba yabikoze kubera impamvu, iba yabikoze mu nyungu z'abantu benshi, iba yabikoze kugira ngo hagire ababiciriramo. Ntabwo ibi ngibi iba yabikoze mu rwego kugira ngo wenda igira bikandamiza cyangwa se igire abi ihutaza. Ngira ngo ntumubyumve nabi kuba bafata Grace Room Church bakaba basa nkaho baba bayifunze, ariko bakamuhereza ibyo agomba gushaka cyangwa se ibyangombwa, cyangwa se bakamwereka inzira agomba kubikoramo. Ibi ngibi nta kibazo, ibi ngibi yabikora kuko n'abandi baranabikora. Uyu nguyu rero Julienne Kabanda Kabirigi ni umudamu w'abana 5 zisaha tuvugana, akaba afite umugabo. So ngira ngo abantu bagendaga bavuga ngo n'abapasteri bamugambaniye ngo ibiki n'ibiki bahurutura. Ibi ngibi ntago ari ukuri, ntabwo ibi ngibi ari ukuri, ahubwo twebwe icyo twareba ni uko RGB yagize ibyivuga, kandi mu byo yagiye itangaza ngira ngo n'ibi ngibi mu mategeko shingiro yabo bashyize hanze kuri X ntago bino byari birimo. Urumva rero niba bitari birimo byanga bikunda, bashobora kugenda bakicara bakagira ibyo banoza, bamara kubinoza bakabizana RGB kagenzura ikareba niba ari n'ibyo byangombwa bashaka kuba bakongeramo bakabishaka bakabyongeramo, niba hari n'ibyo rega bagomba gushaka bagatanga, ibyo byose bagomba kubitanga kugira ngo bakore bari mu kibuga cyiza, bari mu mwuka mwiza, nta muntu bahutaza. Ngira ngo rero turimo kugenda tugana ku musozo, ijambo ni rimwe ryonyine. Ngira ngo twagiye tubona abakozi b'Imana bakora amahano, bakora n'amafuti, ngira ngo turabazi. So rero uyu nguyu kuba Julienne Kabanda Kabirigi yafungirwa nta kindi cyaha yakoze, nta rindi kosa yakoze, nuko gusa ari utuntu tutarimo kugenda neza, cyangwa se hari communications zitarimo kuba zihura bitewe n'ibyo bashyize hanze, cyangwa se bitewe n'amahame shingiro yabo. Ako kantu ka communication kakaba katuma hari ibyo leta y'u Rwanda ishobora kuba yakinjiramo ikavuga ati tugendeye kuri ibi ngibi ntabwo ibi ngibi natwe tubyemera, ni mubanze mukora ibi ABCD, hanyuma ni mubirangiza mwongere mugaruke, dore ko ibi ngibi bibayeho nyuma yuko baje kuba bafata icyemezo n'ubundi bagifatira insengero, kandi babifata mu buryo buri rusange, bavuga bati mubanze mushaka ibi n'ibi, abazaba babyujuje tuzajya tubakomorera, abatabyujuje tuzakomeza dushyireho ingufuri. So rero ngira ngo ibi ngibi biba byaje mu nyungu z'abantu
abantu benshi ntago ari ukuvuga ngo ni ugutoteza cyangwa se ngo ni ukugenda ku muntu ngo nabamugambaniye ngo nabagiraga gute. Ibyo ngibyo ntago ari ukuri rwose. Muzajye mubanza mutohoze neza mbere yuko muvuga, muzajye mubanza mujye ku isoko y'amakuru, mubanze mushakashake murebe gitera, kuko buriya nicyo kiba ari cyiza kuruta uko mwaza gusopanya ndetse abantu benshi bakabyumva muri iyo angere kandi atari byo. So reka tukubwire rero ngo Imana ikomeze kugenda iguha umugisha, wowe urwaye, wowe utameze neza, wowe uri mu bitaro, Mana wowe wumva bitagenda neza, reka tukubwire ngo Imana yonyine irahari. Imana igihari nawe ukaba ugihari, ukiyizera, wizera ko ikora, ibi ngibi birashoboka. Rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ista la vista.